Muraho neza. Amazina ni Turatimana Idi. YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi Kibagabaga, tugiye kwereka inzu nziza cyane iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 420 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yacu rero igizwe n'ibyumba 5 ndetse na toilette 6, ikagira parking nini cyane ndetse n'ibyumba binini. Ni inzu iri muri neighborhood nziza, banyerekere uburyo hameze, na ahantu heza cyane rwose, witegereje ahantu iri rwose, na ahantu hari class, na ahantu heza cyane muri Kibagabaga. Kuri miliyoni 420 inzu yaba iyawe. Reka rero ntabatindiye dutemberane inzu yacu uburyo imeze. Tukigera ahangaha murabona ko ifite parking byibuze yaparikamo imodoka 6 zaparitse neza. Ngira ngo kameramani ari kugenda abereka uburyo bimeze. Ni imodoka 6 rwose zishobora guparika gutya cyangwa se zireba gutya. Urumva imodoka 6 zaparikamo neza kuri miliyoni 420, nta gihendo kirimo. Iyi nzu yaba iyawe. Inzu twababwiye ko ifite ibyumba 5 ndetse na toilette 6 n'aka office. Ndaza kubereka n'aka office kayo usohokera hano kugira ngo mubashe kugenda mureba ubwiza bw'inzu. Ndebera izi ndabyo bashyizemo, ndebere utu design bagiye bashyiramo. Ni inzu nziza cyane rwose kuri miliyoni 420, nta gihendo kirimo. Wow, twinjiye rero mu nzu kugira ngo tugende mubasha kureba uburyo iyi nzu yacu imeze. Tukigera ahangaha uhura na salo nini cyane ifite design nziza, ifite ndetse na TV stand nziza cyane. Hanyuma wakwinjira hano ugatugera muri ya salamanje. Nuvuga ngo salo ifite udutara twiza, banyerekeye ni gypsum, ahantu heza cyane bagiye bashyiramo plafond za gypsum, ikagira n'amatara meza cyane rwose. Iyi nzu ni nziza ndayibatuye. Ikagira TV stand nziza cyane, muri kubona ko ari TV stand rwose. Bicaye baranonosora baravuga bati wow, reka rwose kuri miliyoni 420 harimo n'ibiganiro, nta gihendo kirimo. Ndebera ahantu bashyira utuntu tw'uturabyo cyangwa se amafoto bitewe n'icyo ushaka kuhashyira. Hanyuma tukazamuka dutya tuza tugatira muri salamanje. Hanyuma wava muri salamanje ufite salamanje nini cyane, ikagira ndetse n'amadirishya atuma urumuri rubasha kuba rwiza cyane. Twavuye ahangaha tugera no mu gikoni. Ndebera iki gikoni cyayo uburyo kingana, kinini cyane nk'uko muri kugenda mubireba. Gifite igikoni gifite utubati twinshi cyane. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe hano washyiramo kitabasha gufitinga muri iyi nzu. Ni igikoni kinini cyane, bagenda banyerekera utubati uburyo tungana. Utubati twiza cyane ndetse n'ahantu washyira frigo. Murabona ko ari ahantu hanini cyane. Ndebera ahantu washyira frigo ndetse n'ahantu washyira gas cooker nk'uko muri kugenda mubireba. Ni inzu nziza cyane, ikagira imiryango myiza ifite ubukomere buhambaye. Ni imiryango myiza cyane rwose bagiye bakoresha. Ni ukuvuga ngo hasi hari icyumba kimwe, hejuru hakaba ibyumba 4 bisigaye. Hanyuma reka twinjire gutya mugende mubasha kureba uburyo bimeze. Wabonye uyu muryango, hanyuma wakwinjira ugatubona iki cyumba kinini cyo hasi gifite ndetse n'utubati twayo nk'uko muri kugenda mubireba. Iki cyumba gifite toilette yacyo, kikagira ndetse n'utu tubati, n'uyu muryango n'iri dirishya ryiza cyane ribasha kujya mu gikari. Noneho banyerekeye dushe yayo uburyo imeze. Ni dushe nziza cyane rwose, ni za dushe ubona zifungwa zikoresha wa muryango kugira ngo amazi atabasha kujya hanze. Twavuye ahangaha noneho tukimara kuva ahangaha none duhita ko tuza muri iyi dushe ibasha gusavinga umuntu uri muri office ndetse n'umuntu uri muri salo. Ni ukuvuga ngo iyi dushe isavinga umuntu uri muri salo ndetse n'umuntu uri muri office. Urabona ko ni a half bathroom. Ntabwo ni ukuvuga ngo ntabwo ari dushe, ahubwo ni toilette. Hanyuma twavuye ahangaha bitatuza muri ya biro yacu nababwiye ko ndibuze kwibabwira. Hanyuma urabona ko ifite aka office gafite n'umuryango usohokera hanze. Mwabibonye ifite office, umuryango urabona ni wa muryango usohokera hanze. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wibereye muri office yawe ukaza ukinjira muri uyu muryango utarinze uca hehe muri salo. Twagiye rero twazamutse hejuru gake gake tugende tubereka buri kintu cyose kuri iyi nzu ko ari inzu nziza cyane. Inzu rwose nziza iri class kuri miliyoni 420. Inzu iri ahantu heza cyane muri Kibagabaga. Ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibintu byose byayo ni byiza cyane. Hanyuma bitatuza muri iki cyumba
cyo hejuru cya kabiri nk'uko nabibabwiye, gifite nacyo garderobe yacu. Ndebera utu dutara bagiye bashyiraho, udutara twiza cyane bagiye bakora, urabona ko ari twa dutara tubasha gutanga umucyo cyangwa se tubasha gutanga urumuri. Ikagira noneho n'iri dirishya ryayo ribasha kureba hanze gutanga urumuri rwiza cyane. Hanyuma iki cyumba gifite nacyo toilette yacyo, dore ngiyi uburyo imeze. Ikagira toilette yayo nziza cyane, ikagira toilette ndetse na dushe yayo, iza dushe zifungwa nk'uko mugenda mubireba. Wow, nazo ni nziza pe. Hanyuma barako ibintu byabo byose ni ibintu baricaye baradesigninga, bakora inzu nziza cyane rwose, ndayibatuye. Twavuye aha ngaha tugiye mu bindi byumba nk'uko nagiye mbibabwira tugitangira iyi video yacu. Ngo iki ni icyumba cya gatatu, barako twageze muri cya cyumba cya gatatu cyo hejuru. Babwiye ko inzu yacu igizwe n'ibyumba bitanu, toilette esheshatu ndetse n'amagarderobe mu byumba byose arimo. Urabona ko hejuru hano ari ibintu byiza cyane. Iyi ni ya dushe yindi yo muri cya cyumba, buri cyumba gifite toilette yacyo, ikagira ndetse na ntuza na ka kantu kabasha gukingira amazi kugira ngo atabasha kugwa hanze. Hanyuma twavuye aha ngaha tugiye muri bya byumba, ikindi cyumba nanone kindi. Ntabwo turagera muri master bedroom, ntabwo turahagera, nacyo naho ndaza kuhabageza. Hanyuma ikagira n'iki cyumba kindi cya kane gifite nacyo ntuza, gifite garderobe yacu ndetse na toilette yayo, ikagira n'akabaliko kayo. Mwakabonye akabaliko kayo, dore ngaka uburyo kameze. Plafond nababwiye ko ari gypsum. Urabona ko iyi ni ya dushe nababwiye y'iki cyumba. Buri cyumba nababwiye ko kigiye gifite toilette yacu. Genda banyerekera uburyo ibintu bimeze neza cyane. Noneho twagiye muri master bedroom, uburyo noneho iyi nzu yacu ikase neza, baragiye bakata inzu neza cyane rwose. Hanyuma tukiva aha ngaha tugiye no muri master bedroom. Iki ni icyumba noneho kinini cyane nababwiye cya master bedroom. Ni icyumba kinini nk'uko muri kugenda mubireba, ni icyumba cyiza cyane nk'uko byaramwe wakwicara n'umuryango wawe utuje umeze neza. Ni icyumba cyiza cyane rwose, murabona ko ari ibintu byiza cyane bifite ndetse n'aka garderobe. Ifite garderobe yayo nini cyane. Iyi nzu ifite urwambariro rwa chambre principale n'ebyiri, ni ahantu habiri. Ngo tukiva hano ndahita mbereka n'ahandi washobora kwambarira nta kibazo. Noneho hanyuma iki cyumba cya chambre principale kikagira ndetse na balcon yacyo ireba kuri view ya hano. Murabona ko ari ibintu byiza cyane rwose, parking yo irihagije. Hanyuma tukaza tuza noneho muri dushe yayo cyangwa se toilette yayo uburyo imeze. Dore ni handi rero nababwiye ko ushobora kuhashyira utuntu hano mu rwambariro rundi nk'uko muri kugenda mubireba. Niyo ngo ushobora gufunga uyu muryango, w'icyumba kiri principal, hanyuma ukicira muri uyu nguyu bitewe nuko udashaka ko umuntu akudistabinga. Umukozi ashobora guhita aza akagukoropera aha ngaha, wowe wifungiye uru rugi chambre principale. Hanyuma chambre principale ikagira ya dushe yayo nini cyane uko muri kugenda mubireba. Urabona ko ari dushe nini, urabona ya dushe ifungwa, ikagira toilette nziza cyane, ikagira ndetse ni lavabo yayo nziza cyane rwose. Iyi nzu uyigure ku giciro cya $420,000, harimo n'ibiganiro muri Kibagabaga. Iyi nzu yaba iyawe. Mudusure rero kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate, hanyuma mujye mubasha kureba updates zose zigezweho. Reka rero tujye mu gikari tubereke uburyo. Murabona ko twageze mu gikari rero, nk'uko nagiye mbibabwira. Iki ni cya gikoni cyo hanze, banyerekeye igikoni. Ni cya gikoni rwose cy'amabuye, ni cya kintu kibasha gutuma uteka ibishyimbo ndetse n'agasombe. Mu muco w'iwacu Nyarwanda cyangwa se mu muco w'iwacu muri Afurika duteka isombe ndetse n'ibishyimbo. Hanyuma ikagira inzu z'abakozi ebyiri. Nabibabwiye aha ni ahantu ugomba kumesera, ahantu hanini cyane hisanzuye. Inzu ya mbere y'umukozi dore ngiriya, ni ukugira ngo bireba. Umukozi nawe ugomba kumuraza muri etage kugira ngo abashe kureba ubwiza bwa Kigali. Hanyuma iyi ni iyindi inzu y'umukozi. Ufite abakozi babiri bashobora kuba mu rugo rwawe nta kibazo. Iyi ni iya mbere ndetse no hejuru. Hanyuma ikagira na ya toilette yabo ibasha kubasavinga.
hanyuma tugahita tugenda noneho muri cya gika ku irembo. Hano ni ahantu banikira imyenda, muri kubibona ko ari ahantu banikira imyenda, hanyuma ikagira n'ikigega cyiza kuko muri kugenda mubireba cyiza cyane kinini. Hanyuma ugatuza hano muri ku irembo ry'iyi nzu. Ni ahantu heza cyane, tukabasha kubereka buri kintu cyose ku kindi kugira ngo mujye mubasha kunyurwa n'ibintu tubahereza. Mwadusura rero ku rubuga rwacu Rwanda Real Estate ni YouTube channel ndetse Instagram na Facebook kugira ngo mujye mubasha kureba updates kuri 420 inzu yari gukana. Murakoze, murakarama.